Hari ukuntu ujya kugura imashini, wajya kugura imashini ukayireba ubwiza, ukayireba ukumva urayikunze, ariko utazi ko iyo mashini ugiye kugura ari igitoki, ari imashini itazagira ikintu ikumarira. Ukareba nk'utu tu laptop bitangaha ukabona uragakunze body yako, uragakunze ukuntu kagaragara, urabona gafite amapoti yose wifuza, aya projector n'ibindi, ariko utazi neza ko iyo mashini bayihinduye. Cyane cyane hano mu mujyi, abantu bacuruza amamashini mu mujyi, hari ukuntu abantu benshi atari inyangamugayo, ugasanga ugiye umwaka imashini ya i7 akaguhereza i3 kandi wacekinga ukabona koko imashini ucekinze ni i7. Hari ukuntu babihindura cyane rwose, bakabihindura ku buryo utapfa kubimenya uramutse utabizi, uramutse nta bumenyi ubifiteho, ku buryo iyo mashini bayihindura ntuzigere ubimenya. Uyu munsi rero nifuje kugusangiza ubwo bumenyi bw'ukuntu wacekinga imashini yawe nimba barayihinduye, nimba barayongereye kandi bakayongerera Intel core yayo cyangwa se RAM yayo n'ibindi bakabyongera kandi atari byo ifite. N'urugero ugasanga imashini uguze ni i3 ariko wowe wacekinga ukabona imashini ufite ni i7. Muri iyi video unyemerere muhereze kuri ubwo bumenyi, sindi bugutindire iminota 10 yonyine. Mbere uko dutangira rero, manuka hasi kuri buto ya subscribe, ukande subscribe nimba utarayikanda kuri IT Panda, umbwire ikindi kintu wumva nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Hano nari ndimo kwestarira umukiriya wanjye imashini, nawe nukenera imashini uzampamagare nkugurisha imashini nziza mu IT. Ngiye gutangira kubigisha computer rero muri rusange. Reka duhere ku kureba imashini ugiye kugura. Ubwo dutangiranye n'umuntu ugiye kugura imashini, tugiye guhera ukigura imashini kugeza utangiye gukora ama website, ama program n'ibindi. Uhituza abantu benshi bakunda gucekinga muri ubu buryo, akaza kuri this PC agakanda right click, agakanda kuri property, bakahita bamujyana kuri property z'imashini. Ariko ibi ntabwo nabikwizeza 100% ko baba bakweretse property za nyazo, kuko n'urugero urabona ngaha imashini yanjye baranyereka izina ryayo, umunsi bakanyereka processor yayo, bakanyereka ko ari Intel Core ya i7, bakamenyereka ko ifite speed ya rimwe, speed yayo ni rimwe. Urabona ko akamashini kanjye gafite speed kari hasi. Bakanyereka hasi na installation RAM, ifite RAM ya 16, aho nta kibazo. Ikagira ibingibi nzabibasobanuriraho ukuntu bigenda bikora nujya no kugura imashini, ibyo ugomba kureba. Ahangaha ngiye kukwereka, reka ngusobanurire kuri installation RAM ni zituma imashini yawe igenda yihuta. N'urugero RAM ni hamwe ushobora kwestaraho ama application. Ni ifite RAM ntoya nk'8 kumanura, imashini yawe ishobora kuzagenda gakeya, ukabona ni za mashini zikora zigenda gakeya. Urabona harimo Windows 11 n'ibindi. Noneho ibingibi nujya kugura imashini ugacekinga unyuze ahangaha, ntabwo uzaba wizeye 100% ko iyo mashini itahinduwe. Ngwino uze hano kuri start, nurangiza usacinge icyo bita system information. Naho tugiye gucekinga ko ibyo tubonye hambere ari ibyo, kuko barabihindura mu ka episode ka kabiri. Ndakwereka ukuntu babihindura. Noneho nawe nukenera kubihindura uzabihindura ushaka gukanga abantu, cyangwa se ugiye no kuba wayigurisha, ariko simbikwifurije ko wazabeshya abantu imashini yawe ari nini kandi atari nini. Muri ihangane iyi video nyikoze bwije, kuko nabonaga ari ibintu bikenewe, kuko nabonaga ari ubujura buri gukorwa cyane. Nashakaga kwereka abantu banjye bankurikirana kugira ngo ubwo bumenyi mu bwibikeho, sinzajya mbatindira utu episode tukiga computer. Ngiye kujya mbakorera iminota itarenze 10. Ndakeka ku minota ufite ku munsi uje ukigamo akantu k'ubwenge ku munsi k'iminota 10 utazaba uhombye. Dore ibyo baduhaye hano ni nka bya bindi baduhaye hari. Urabona imashini yacu irimo Windows 11, urabona baratwereka ko ari i7, bakatwereka ko ifite speed ya rimwe, bakatwereka. Urabona ko ibyo tubonye aha ari byo twabonye na hariya hambere, ariko nibi ntabwo biba byizewe. Uba ugomba gucekinga izi nshuro zose ndi kukwereka, uhera hariya hambere ukaza hano muri system information, naho ukabanza ukareba koko nimba ibyo baguhaye bihura na bya bindi, kuko imashini barazihindura cyane. Barazihindura ugasanga imashini yambaye i7 kandi ari i3 kandi
ubundi wajya muri system information ukabona imashini ni i7. Ibyo nzabibereka rwose, utwo tunyanga n'utubanga bagenda bakoresha nzabibereka. Pfa kuba warakanze subscribe kuri IT Panda, ugomba nawe kuba mu IT, utuntu twibanze muri IT ukatumenya, batazakutuburira bakaguhereza imashini y'igitoki warakanze subscribe hano, byambabaza. Niyo mpamvu mubwiye ngo ku munsi ujye ufata iminota 10 uze wiga akantu k'ubwenge kuri ino YouTube channel. Iminota 10 yonyine. Ndabizi uba wagiye mu bintu byinshi kuri social media, ushobora no kumaraho isaha, iminota 30 nta kintu kizima wize, ariko uzageza kuri IT Panda iminota 10 wiga akantu k'ubwenge. Noneho ngwino kuri task manager. Nugera kuri task manager ubanza urebe performance y'imashini yawe. Ku muntu ukora ibintu byo kweditinga, ibintu biremereye, aba engineer, ntago nabifuriza gukoresha imashini ifite speed nk'iyi yanjye, kuko nubwo nayikunze ifite processor nziza ariko speed yayo iri hasi. Reba hano hejuru barakwereka ko iraningira muri speed ya 0 n'ibice bingahe, ntago irimo irarenga muri 1, mu gihe hari izindi mashini ahangaha kuri speed iba iri muri 3, 4, 5. Iyo mashini niyo ugomba kugura nimba weditinga ibintu bijyanye n'amavideo, amafoto. Imashini izamukira muri 5 cyangwa se 3, ukaza ugacekinga ko imashini yawe ububiko bwayo ari SSD. No, ni version nshyashya y'ama storage yaje, havuyeho hard disk, haje SSD. Standard state device, ndakeka ariko bayita standard state device cyangwa solid state device muri make. Ni tekinoloji y'umunyamerika y'ububiko butuma imashini yihuta cyane. Imashini ifite SSD iba yihuta ikubye inshuro 2 ifitemo RAM. Byaba imashini binini bifite RAM, niyo mpamvu ugiye no kugishaka ku isoko utapfa kukibona, kuko zira mashini zirimo RAM ntabwo zikigezwe kuko zigenda gake. Nk'iyi yanjye urabona ko iri guhagurukira muri 0, ariko speed ifite ishobora kurusha ya indi ifite RAM ihagurukira muri 3, 4 irimo RAM, ariko kubera ko ifite SSD nakabuze imashini yanjye ireba ifite speed. Noneho umaze gucekinga ibyo ngibyo 100% uyishira amatsiko, komeza ugira amakenga, hita uza restarting imashini ugiye kugura. Noneho nurangiza uhita uza hano kuri F1, ino buto ya F1. Mu gihe imashini iri kuri starting ugumukandaho inshuro nyinshi. Iyi video munyihangane nayikoze nijoro, kuko aya makuru numvaga nshaka kuyageza ku bantu banjye bankoreye subscribe ahangaha. Nifuje kubona bagezaho aya makuru byihutirwa, niyo mpamvu nyikoze nijoro, nigeze nita ku byo gukora screen record n'ibindi, kuko numvaga ko aya ari amakuru y'ingenzi ugomba kumenya umuntu uwo ari we wese. Ndabizi abacuruzi bazandakarira, ariko nibibareba ngewe kuko warakanze subscribe kuri YouTube channel yanjye, ngomba kuguhereza ubumenyi bw'ubuntu. Kandi urabona iyo ukanze hariya bahita bakwereka system information, noneho uciye muri booting system y'imashini yawe. Urabona hano noneho barabikwereka neza, bakakwereka amazina y'imashini, nimba imashini barahinduye kiriya gikava cy'inyuma bakaba bashyiraho agakava kandi gatandukanye, bahita babikwereka uko yitwa lightbook, ibi hano ho bahita babikwereka byose. Nucekinga buno buryo butatu rero, ukaza ukareba, ugahera hambere bakakwereka information zitandukanye n'izaha kabiri, uzahita umenya ko iyo mashini ugiye kugura ari igitoki, uzahita umenya ko iyo mashini ugiye kugura bagutuburiye. None iyo ukanze kuri F1 bakwereka ama function yose y'iyo mashini, kuyibutinga, ushaka kuyiformata, system information n'ibindi uzagenda ubibona. Rero iyo ugiye kugura imashini bitewe n'ikintu ugiye kuyikoresha, ubanza kureba speed yayo, ubanza kureba imbaraga ifite mu kwihuta kwayo. Iyo umaze kureba speed ya mashini yawe, ureba processor yayo, kuri za processing ibintu. Imashini ifite imbaraga za processor ku buryo izagufasha guprocessinga task uzayihereza, nimba ari ukweditinga, nimba ari ugukodinga, nimba ari ugukora ibiki, ukareba processor yayo. Noneho iyo umaze kureba processor, uhita ureba storage ifite, ububiko, ibintu uzakora. Noneho ububiko izakubikira uko bungana, kuko uko imashini yuzura ububiko cyane niko kugenda kwayo bigenda biba gakeya, kuko uba wayinanije. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi ugomba kureba. Noneho warangiza ukareba generation yayo,
kuko uko imashini bagenda bazikora cyane zigenda zigira ama generation, ugasanga uguze imashini ifite processor nziza n'iki, ariko generation ya hasi ugasanga hari ibintu bimwe ikurimita gake na gake. Ibyo ni ibintu by'ibanze ugomba kureba. Rero nimba ugiye kugura imashini uri umunyeshuri cyangwa se uri umuntu ukora mu bintu byo kwandika gusa, uri umuntu ukoresha imashini ibintu bitaremereye, si ngombwa ko baguhenda ngo ujye kugura ama i7 n'ibiki bakugurisha imashini iri mu bihumbi 500 kuzamura. Byiza nuko wakigura imashini ya wenda i3 cyangwa se i5. Iyo mashini yagufasha muri ibyo bintu byose kandi igakora neza, ukareba ko ifite RAM byibuza ku 8 kuzamura, ukareba ko speed yayo wenda ari 1 cyangwa 2. Aho ngaho iyo mashini ni nziza ku munyeshuri cyangwa umuntu ukora muri office. Noneho kuri wa muntu w'umwenjeniyeri, engineer, cyangwa se ku muntu weditinga ama video cyangwa se mu software, ukora ibintu by'ama software, wowe ukeneye imashini ifite imbaraga, ubwo ngubwo uzareba imashini ihereye kuri i7. Guhera kuri i7, iri munsi i7 iyo mashini ntuzayigure kuko izagutengwa, nta kizakumarira, izagusaza, izagikwama, izajya igenda gakeya, nta kintu izagufasha muri tax zawe. Ugomba kureba imashini byibuze iri kuri i7 kuzamura, ukareba ko ifite RAM byibuze ya 16 kuzamura, ukareba ko ifite generation yose ngombwa. Ibyo bibiri nibyo bya mbere. Speed mwabibonye ko iyanjye ifite speed ya 1 kandi irakora. Utu tumashini twaje dutoya dukoresha storage ya SSD, speed kaba gafite speed nyinshi cyane, si ngombwa ko kurebera kuri speed kuko SSD nayo ifasha kuba yazamura speed yayo. Ikindi kintu cyiza nk'umu IT cyangwa se umu-engineer cyangwa se umu-editor, ugomba kureba akamashini katazajya kakugora mu gutwara, ukareba akamashini nk'aka koroshye gafite nta kiro gapima, karatwarika neza, baga yari yose wagatwaramo, kandi kaba gafite imbaraga ku buryo gakora ibintu aho waba uri hose. Wakomeza akazi kawe, haba ari mu rugendo cyangwa ugakomeza akazi kawe udafite urumashini runini. Rero uramutse ukeneye imashini nziza muri utu tumashini tugezweho, wazampamagara nkagufasha nk'umu IT wawe, nkaguhereza akamashini keza gafite imbaraga. Iyi ngiyi mfite mu ntoki ni i7, zifite RAM ya 16, iprocesinga neza. Amafaranga igura 550. Uzanyandikire kuri iyo namba.